Amasomo n'inyigisho ku munsi mukuru w'abatisimu ya Nyagasani, umwaka wa liturujia C. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 40 murongo wa 1 kugera ku wa 5 n'uwa 9 kugera ku wa 11, Zaburi ni 104 mu dukubo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo ntumwa yandikiye Tito umutwe wa 2 murongo wa 11 kugera ku wa 14, n'umutwe wa 3 murongo wa 4 kugera ku wa 7. Na Evanjili ntagatifu ni yanditswe na mutagatifu Luka umutwe wa 3 murongo wa 15 n'uwa 16 n'umurongo wa 21 kugera ku wa 22. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi: nimuhumurize umuryango wanjye, nimuhumurize, niko Imana ivuze. Nimukomeze Yerusalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, igihano cyayo kikaba gihanaguwe. Uhoraho yayihannye yihanukiriye kubera amakosa yayo. Ijwi rirarangurura riti, nimutegure mu butayu inzira y'Uhoraho, muringanirize Imana yacu umuhanda. Ahantu h'amayaga, akabande kose gasibanganywe, umusozi wose n'akanunga kose bisizwe, n'imanga ihinduka ikibaya. Nuko ikuzo ry'Uhoraho rizigaragaze, ibinyamubiri byose bizaribonera icyarimwe, bimenye ko Uhoraho yavuze. Naho we zamuka ku musozi muremure, urangurura ijwi wowe uzaniye Siyoni inkuru nziza. Ntutinye we ntumwa y'inkuru nziza igenewe Yerusalemu. Rangurura ijwi ubwire imigi ya Yuda uti, dore Imana yanyu. Nibyo koko, dore Nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi, afite amaboko, aje gutegeka, dore azanye n'iminyago. Abo yatabaye bamubanje imbere, ameze nk'umushumba uragiye ubushyo, akabwegeranya n'ukuboko kwe. Abana b'intama akabatwara mu gituza cye, intama z'imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani nyirikuzo, amazi na roho nibyo bihamye byawe. Wisesuye icyubahiro n'ububengerane, wambaye urumuri nk'igishura. Urambura ijuru nk'ihema, hejuru y'amazi wahubatse ingoro yawe. Nyagasani nyirikuzo, amazi na roho nibyo bihamye byawe. Ibicu ubigira igare ryawe, ugatambagirira ku mababa y'umuyaga. Imiyaga wayigize intumwa zawe, umuriro ugira umufasha wawe. Nyagasani nyirikuzo, amazi na roho nibyo bihamye byawe. Uhoraho, mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Ngiye inyanja ngari kandi yagutse impande zose, maze inyamaswa zitabarika n'intoya zikayijagatamo. Nyagasani nyirikuzo, amazi na roho nibyo bihamye byawe. Byose niwe byiringira, biteze kubiha icyo kurya mu gihe gikwiye. Urabiha bikayoragura, wabumbura ikiganza cyawe bigahabwa ibyiza. Nyagasani nyirikuzo, amazi na roho nibyo bihamye byawe. Uhisha uruhanga rwawe bigakangarana, wawivanamo umwuka bigahwera, bigasubira mu mukungugu byavuyemo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Nyagasani nyirikuzo, amazi na roho nibyo bihamye byawe. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Tito: nkoramutima yanjye, koko rero ineza y'Imana, soko y'umukiro ku bantu bose, yarigaragaje, itwigisha kureka kugomera Imana no gutwarwa n'irari ry'iby'iyi si, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi, ubutungane n'ubusabaniramana, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire hamwe no kwigaragaza kwa Yezu Kristu yisesuyeho ikuzo. We Mana yacu y'igihangange, akaba n'umukiza wacu, witanze kubera twebwe kugira ngo turokore ubugome bwose, kandi yuhagire umuryango ugenewe kuba ubukonde bwe no kugira ishyaka ryo gukora icyiza cyose. Ariko igihe higaragaje ubuntu bw'Imana umukiza wacu n'urukundo ifitiye abantu,
yaradukijije itabitewe n'ibyiza twaba twarakoze, ahubwo bitewe n'impuhwe igira, idukirisha icyuhagiro dukesha kuvuka bwa kabiri no guhinduka abantu bashya muri Roho Mutagatifu. Kandi uwo Roho yamudusakajemo ku bwa Yezu Kristo Umukiza wacu, kugira ngo tube intungane kandi twiringire kuzahabwa umurage w'ubugingo bw'iteka tubikesha ubuntu bwayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Uyu munsi ijuru ryakingutse, Roho Mutagatifu amanukira kuri Yezu, maze ijwi ry'Imana Data rituruka mu ijuru rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane. Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mutagatifu Luka. Muri icyo gihe rubanda rwari rutegereje kandi bose bibaza mu mutima wabo niba Yohana atari we Kristo. Yohani niko guterura abwira bose ati, njyewe mbabatirisha amazi, ariko haje undi undusha ububasha, sinkwiriye ndetse no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Wazababatiriza muri Roho Mutagatifu n'umuriro. Nuko rubanda rwose rumaze kubatizwa, mu gihe Yezu nawe amaze kubatizwa asenga, ijuru rirakinguka, maze Roho Mutagatifu amumanukiraho, bamubona ameze nk'inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru ritura, umwana wanjye nakwibyariye none. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Nyagasani Yezu aje adusanga ku munsi mukuru w'abatisimu ye, kugira ngo afungure ubwenge bwacu, afungure umutima wacu, maze dusabane bidasubirwaho na Se wamutwoherereje. Dusabane nawe ubwe wamennye amaraso ye ngo adusukure, kandi dusenderezwe Roho Mutagatifu, uwo wamumanukiyeho igihe yari amaze kubatizwa. Nyagasani Yezu rero araje koko ngo kuri uyu munsi w'abatisimu ye avugurire batisimu yacu. Twibuke ko twabatijwe mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ubuzima bwacu Roho Mutagatifu akabushyiraho ikimenyetso cye, ingingo zacu zigahinduka iza Yezu. Kuva icyo gihe rero ubuzima bwacu bwagombye kurangwa n'imigenzo myiza yaranze Yezu, n'imigenzo myiza y'umutima mutagatifu wa Yezu. Akanwa kacu kagombye kwamamaza uwo Yezu. Uwo nguwo ijwi rya Data uhoraho rivugira mu ijuru riti, uri umwana wanjye nakwibyariye none. Nyamara ariko siko bimeze. Niyo mpamvu Yezu Kristo aje kuri uyu munsi w'abatisimu ye, kugira ngo rwose avugurure batisimu yacu. Tureke gupfusha ubusa ibyiza bitagereranywa twahawe muri batisimu, ngo ayo masaro y'akataraboneka tuyagabize ingurube, sekibi na serupfu. Twumve ko rwose twabohowe nk'uko isomo rya mbere ribitangaza. Nimuhumurize umuryango wanjye, nimuwuhumurize, niko Imana ivuze. Nimukomeze Yeruzalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, ubucakara bw'icyaha burangiye. Batisimu yacu yaduciye ku bucakara bw'ibicumuro. Ntitugomba kongera kubyicaramo, tugomba guhaguruka nk'uko Pawulo nk'abitubwira mu Banyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 14 ati, kanguka usinziriye, haguruka uve mu bapfuye, Kristo akumurikire. Akaba yongera no kubitubwira mu isomo rya kabiri. Atari ku gihe higaragarije ubuntu bw'Imana Umukiza wacu n'ukundi ifitiye abantu, yaradukijije itabitewe n'ibyiza twarakoze, ahubwo bitewe n'impuhwe igira, idukirisha icyuhagiro dukesha kuvuga bwa kabiri no guhinduka abantu bashya muri Roho Mutagatifu. Ayo magambo arakomeye, ntabwo tugomba kuyapfusha ubusa cyangwa ngo tuyafate nk'ayandi.
iryo jambo ni rutubature rwose ahantu umuntu yabatamye cyangwa se yagiye agafata boshye ikimata arekure ikibi ahaguruke. batisimu koko ya Yezu Kristo ihindura ubuzima bwacu. Nanone Pawulo intumwa mutagatifu agira ati koko rero ineza y'Imana soko y'umukiro mu bantu bose yarigaragaje, itwigisha kureka kugomera Imana no gutwarwa n'irari ry'iby'isi, kugira ngo guhera ubu ngubu tubeho turangwa n'ubwitonzi, ubutungane n'ubusabanira Imana, mu gihe tugitegereje amizero mahire hamwe no kwigaragaza kwa Yezu Kristo yisesuyeho ikuzo, we Mana yacu y'igihanganje akaba n'umukiza wacu. Ninde wakumva aya magambo agakomeza gusambana, agakomeza gusinda, agakomeza kwangana, agakomeza kubeshya, agakomeza gukora ibibi byose Yezu adashaka? Kandi yitwa ko yabatejwe koko. Bavandimwe, nimureke rero batisimu ya Yezu Kristo ivugura ubuzima bwacu, itwinjize koko by'ukuri mu ibanga ry'ubutatu butagatifu. Twishimire kuba abana ba Data, twishimire kuba ingingo za Yezu, twishimire kuba ingoro ya Roho Mutagatifu, atari iby'amagambo gusa ahubwo mu bikorwa. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, turengere turwaneho mu izina rya Yezu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumelo dusabire. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Yezu ndakwizera.